Kuri Shyaga. Come on, Tracy. What? Kuri iki mu buriri bwanjye? Umeze neza, ije nziza. Kuri iki hano? Baby, wanyibagiwe? Inzoga mugiye. Come on. Sweetheart. Uranyibagiwe se? Umusaza ariko? No, turaziranye, of course, twatanye se. Tuba dufite muri club. Kunywa inzoga. No, it was good. Byari biryoshye ariko. Don't touch me. Please, nongeye kunkoraho. Twubahane. Baby, bikugendekeye bite? Nongeye kunywa inzoga kunari naraziretse. Nta kibazo, nta kintu wabaye baby. Please. Ubundi urinde. Witwa nde? Nitwa Lucas. Twahuriye muri club. Lucas. Turaryoshye, byari bimeze neza cyane. Ngewe nari nasinze. No. We wamfatiranye. Come on. Baby, ntabwo nagufatiranye. Wari wishimye, wanyishimiye, byari bimeze neza, twatanye tumeze neza. Please. No, baby, jina nakukunze ariko. Ukunze kandi. Nakukunze cyane. Ntabwo ufite ikibazo. No, tumeze neza. Baby, ntabwo ari uko ubitekereza, ni ukuri baby. Baby, nyine. Wowe wagiye ariko. Baby, nyine. Baby, basi reka baby, please. Baby. Wagiye wowe. Baby. Nyine. Oya. Baby, wambabarira koko. Please, babarira ibintu baby. Baby, Shyaga, nyine. Uyu. Kuri ntabwo muzi baby. Okay, reka ibyo nibyo tubyihorere. Neza kuri telefone yawe. So rero, uyu munsi si anniversaire yanjye. Wigeze upostinga so? Mana yanjye koko. Nukuri ko Imana ntanabyibagiwe. Kuva mu gitondo sinigeze ndeba no muri telefone pe ngo mbe nayo hano umwanya. Ariko nta mutima mubi wundi urimo. Ndabizi ntabwo ari ukubyibagirwa. Ubushize se bwo harabikoze. Hari n'umwe mu nshuti zanjye ugeze ubona postinga. Kandi agatsinda. Ubundi se postinga gute na kiriya cyana? Kasi nawe ntukajya utanga impamvu zitari izanyazo. Ibyo ntaho bihuriye no kugupostinga. Kuba ufite umwana ubana n'ubumuga se bivuze ko umuntu atagupostinga. Cyangwa ko umuntu yabyibagiwe niyo mpamvu watanga. None ko inshuti zimaze kunshiraho ntabwo ari kubera we. Ntaho bihuriye ibyo bintu. Ibyo ntaho bihuriye. Ntukajya uvanga amasaka n'amasakaramentu. Abantu bari muri rwinshi, abantu bari mu byabo. Ntaho rero bihuriye n'uriya mwana. Ahubwo reka nkwibarize. Urujuje imyaka ingahe? Namenya se mubwira ikihe gihugu. Kuva aho navukiye. Nicyo nshaka kumenya imyaka yawe. Aho wavukiye, igihe wavukiye. Kuva nyivuka rero nujuje imyaka 34. Ariko sinzi iyo nabara kuko maze n'indi 20 mfite kiraki. Ubwo ufite imyaka 30. Iyo myaka niyo mbara kuko niyo navuga namenyeye ubuzima. Nta n'umuntu ukindeye. Ugomba ko ntawe ukureba njye sinkureba simbe inshuti yawe magara kuko hari umunsi ntakugeraho, hari umunsi ntaza kukureba. Mama umva cyakimara sinimba mubwira. Ubwo kiraje kitorere mu bantu kize mu bantu. Kamama twamaye
nakubwiye ngo ntabwo nakubwiye ngo ujye reka kuvuga cyangwa ngo uze mu bashyitsi umunsi uzajya wumva hano hari abantu nakubwiye ko utagomba kuhakandagira kandi ntuzongere no kumva unyita mu rwanda haya mama nako mama ko nari nabuze ukuntu njya kunyara yaje ndi hano mbura ukuntu nambuka ubundi se wanyaya aho uri hari icyo ushigaje ubu hari icyo uramira kuba utagwicara aho ngaho ngo unyare narakubwiye ngo tega amatwi unyumve neza sinzongera kubisubiramo nzongera kukubona utambagira hano cyangwa wumvisha hari umuntu w'umushyitsi uraha nkabona waje uranyumva neza cyangwa ntabwo ntubunyumva wanyumva ugakora iki nubwo mbere bikubwiye ibyo bintu none se ko yaje ndi hano nashobora guhita nisimbutsa hano ngo ni wowe muntu nzamurira isukari hano ikindi kurugutira amatwi yawe ndi gukumva numve sinzongera kumva manga uzongera kumamagara mama ukamama twamahiriwe kugisa kunyara muri iyo myenda wambaye n'ubundi nta kintu ushigaje urumva kubw'izo mpamvu rero uko ubonye maze kubikwereka byose uko mpakweretse mwana wanjye urabona dore harimo harapfa ubusa ibi byitwa gupfusha ubusa nibyo mama kandi ndacyahumeka wabazima nawe urahumeka ndagira ngo rero rwose unshakira amafaranga iki se kandi mama nkahingishe rwose uko ubona hameze uku nguku ko mama nawe ukunda guhinga pe none se mwana uzahingira igihugu cyose none se isuka ko ariyo yereka niyo yabakujije kurya warahingishije ahangaha nawe ushaka kuhahinga naha gusa se honyine ari iruhande hariya mu gishanga hari haruguruye cya gishanga ho rero rwose byonyine usibye ahangaha imusozi hariya naho nkahashaka naho ko hahinga noneho hashyiramo udutoryi nyabo ngashyiramo udutoryi ngashyiramo amashu kuko burya bene ibyo n'izuba ryigiza akarahagajya rikava uravomerera noneho hasigaye hariya hose mfase mwana nakera nakarisuka niyo tunze babakire bose nubyo handi wa murenga ubona Sharire ajya yigira kuriya kwa Sharire hari buriya bukungu si iyo ataza kugira isuka ngo bahinge yahaha hehe tudahinze ariko nibyo mama nta kibazo ngiye kohereza amafaranga rwose ukora ibyo ushaka nge numvaga ngiye kubakira akazu keza hano ibi byose tukabikuraho ariko niba ushaka guhinga nta kibazo hahinge rwose urakoze mwana wanjye ubundi muri make ijambo ry'isa nyamukuru guhinga se ijambo nyamukuru mwana wanjye rero ko mama ntoya n'amasaha ko bari kuncika ariko roshya ntega amatwi ari nyabura we ariko wabaye ute ijambo nyamukuru ngo ushakamo mwana wanjye yego mama rebesha bundi wakoze iriya nyagwa y'impanuka nyiri imbabazi arakurokora se mwana wa ubwo ntacyo wowe wamaze kwibazaho ujye unatekereza wibaze muri make ndashaka kuzuku ndashaka kakazana none se buriya ntago wari uhanaguritse mwana wa baravuga rero ngo iyo umuntu atari yabyara ariko nuko baca umugani iyo umuntu atabyaye akagira igihe cyo gutabaruka ntacyo asize ngo bamuhamba nikara ubwo si ibyo ngibyo nibyo ngewe byari kunzuzurutsa mama ibyo byihorere ndashaka umwuzukuru nkabona umukazana kansegera ariko ubundi nkubaze mwana wa ujye utekereza ku myaka 30 n'iyindi iyo misago yimaze kugereka izo ngereko wibaze iki mama erega ntago biba byoroshye ariko ndabitekerezaho
nuko wenda bitekereza. Sina ibintu numvaga nibyo. Uzi ko n'imbaraga zimagurutse ahangaha nzibuze. Umuntu ukuntu ubwira umwana wagira ngo se wamubyaye koko. Urabuzwa n'isi kuvuga gutya. Kagaha kari kundi karahandurika. Gahandurika iki? Si umwana nk'abandi. Ntamutwisa amezi 9 ukamugira ku gise. Ubu we wagutuma abana na kiriya wakizana. Uwo mutumye abana nawe wamuzana mu bana. Kuba yarabaye kurasa niwe wabyigize. Kuba yarabaye uriya mwana we ko yari ari muzima. Kuba yarakoze impanuka kamera kuriya wibwira ko wabyishimiye kuba ari hariya ahubwo nawe wamukamusonga. Nkawe wakamufashe ubwo nk'umubyeyi we. Iyo mpanuka se narayimukoresheje. Wakamufashije. Mufashe iki? Ubwo umuntu ari ufite ikibazo kuri iyi nshuro. Uzi ko umwana ushobora no kumuvuza agakira. Hari abandi bantu bakora impanuka bakavurwa bagakira. Ariko wowe kubera ibintu wishyizemwo waragiye uterera iyo reka ntushaka ku mwana nagaragara. Ubwo niwe ufite ikihe kibazo? Mbora umbwiza ukuri ndi inshuti yawe ndi umuvandimwe wawe ufite ikihe kibazo? Wambwiye ikibazo ufite mu mutwe wawe. Futa umwana ukamukindagura bene kari akageni. Nakubajije ngo uriya mwana abaye ari uwawe wamukorera iki? Wamushyira hano ukamugira umutako akajya atega abagenzi? Ako nta nubwo wamuheza inyumiriye. Aheriyo niwe wamukwiriye. Nyamara ibi bintu ukora, ibi bintu wigira nushaka wiyakire. Nawe ufite ikibazo. Ndetse umwana se ufite ikibazo n'uwo ufite ikibazo. Nushaka wiyakire. Ibintu wishyizemo mu mutwe wawe ubyikuremo. Ahubwo ushaka ubundi buryo wakora kugira ngo uriya mwana ave muri kariya kagare. Ufite ikihe kibazo mu mutwe wawe koko? Njye bikomera ngira ni byinshi. Njya nekereza iyo nekereje inda natwaye mfite imyaka 14 nkayiterwa n'umwarimu nkamuhishira none akaba yaransize muri ubu buzima. Nkaba ndimo ndwana n'ikigeragezo cyamuvuyemo ndi ngiye nyine. Ibikomere birenze ibyo nibihe. Ngiye urashaka ngo nkore iki? Nisuri kubitura umwana azira by'umubyeyi ajya kubikora yamugishije inama. Gwatuje kuko ari amateka yahahise. Isundi nk'ibi byo biba bije bite? Ibyo bintu wamba bari tukabireka kuko iyo nekereje ubuzima nabayemo kubera kira cyane. Simba shaka n'umuntu bigarura ntabwo nshaka ngo nyibutse uwundi we. Sinshaka ngo nyibutse mbabari ibyo bintu tubireke n'ubundi bidukuye muri modo narindi. Tubireke twiganire ibindi. Kandi ndakuzi. Mbabarira ibi bintu ntazagira umuntu muri karitsiye ubimenye. Ubu ugiye kuzagenda ucaho ngaho ngo ni ufite yanjye ngo niki ubabwira ibyo mbana nabyo hano mu nzu. Nta muntu uzi ko hano mu nzu mbana n'undi muntu. Kari ibyo mbabara ntukamvemo nyine. Ndarenga ukomeye. Used to seem so clear, laid out in black and white. No cause to ever fear, no need for compromise. Injira. Thanks, bro. Why, bro? Hey, good man. Bitches. Injira uca mu bikari. None se ko hano ari mu rugo. Utakomanze kuri salo. Wapi man, uzi ko nabonaga hano nabonaga hafunze nawe nicira inyuma tu. Nasigaye wigira nkaho hano atari mu rugo man. Bitches. Ahubwo se man. Ibintu numvise kuri telefone nibyo cyangwa no kubeshya ni Yehorere ntabwo nta n'umuntu wabyumva. Guteze. Shaka.
Bwira mani ngende niga yawe turi inshuti bro. Ntacyo naguhishe kabisa. Ni kuri yanabikubwiye niko bimeze. Musi bishoboka bite? Umva. Live gutya n'amaso yanjye. Nkoze ka reservation. Ndavuze ati ndasohokana umubibi wanjye. Kwa kundi nawe bumbwira buri gihe ngomba nigize nk'umusirikare ibiki n'ibiki. Ngiye kumuha be romantique nyine. Mbimareyo byose. Nkoze reservation. Ujyana ahantu hari class VIP. Urumva ntaho nanzi. Ndagiye nkoresheje bouquet ya yindi nyine y'umwamikazi. Ndabyumva. Ndakugendeye. Ndagiye parika imodoka. Ngiye gukora ibintu byitwa nyine by'ibisirimu surprise. Dinjiye. Ibintu nabonye gusa. Bro, niyo mbitekereje. Mana kubera iki kuko wemeye ko mbyara uriya mwana niyo ureka nk'iyindi ikavamo ugiye kunyicira ubuzima neza oya ntabwo nshaka ko ubuzima bwanjye bugenda gutya ngomba guhindura ubuzima kandi nshaka icyo gukora. Cobby. Karame. Igabura no kubona ntumbwira gutya asa nko gutateza n'abana. Ahubwo nkunda ubuzima bwanjye kuruta ibindi bintu byose bibaho. Niyo mpamvu wenda ubona imyitwarire yanjye rimwe na rimwe ntikunezeza. Kuko kuva ubu buzima wabwinjiramo, kuva wakwinjira mu buzima bwanjye, ntabwo nigeze nikunda, ntabwo nigeze numva bundyoheye, cyane noneho aho ubereye gutyo mbona ubuzima bwanjye nakwishima kuri bo. Niyo mpamvu rero nshaka kugusaba, ndashaka ko mujyana iwacu mu cyaro kwa mama, ukaba uri kumwe na mama kandi abizi ko azagufata neza, nanjye nkajya mwitaho uko nshoboye ariko tutari kumwe gutya. Nkunze kuvuze ko ukunda ubuzima bwawe, ariko nanjye nkunda ubwanjye, kandi ubuzima mfite ubu ngubu niwe wabunzanyemo, niwe wabumpaye. Kuki ushaka ubuzima bwanjye noneho nanjye mbura ukajya kubujugunya iyo mu cyaro kandi ari wowe wambyaye? Uko ubukunze nanjye niko mbukunze. Mama nagatangaye nanjye ngo ndimo ndavugana n'umuntu. Ngiye kuba nazi papa, wowe naranamwibagiwe, narabyemeye. Nuko yenda umugabo ariko no kwiyahura nakwiyahura. Agatibe sindiho kwita agatibe, nikije igisore. Aratinyuka n'urukundo mwari mufitanye n'uburyo narinzi nawe bwagukunda.
agakora ibyo bintu ndimo ndabyumva ishusho nyine wabonye ntabwo ari yo tu gusa ntabwo bisura mu kuboko kuri cyo kwitwara kuri bro nanjye nabyo nzi ariko bose mbere umbwire ko ako gasore byibura gakubise nk'inshi nk'ebyiri ese ukubwa uri kwita gasore nikijera ariko nanone ngaho se mbwira umusore yarantwaye igisegero nta na kimwe ntabwo umuzi ahubwo dufite icyo dupfa ni wowe wundi nari ngiye kugira umugore wowe umugore wanjye dufitanye project future yose ndi kuyimubonamo ngo niwe kibazo siko bimangayikije atari njyewe wabibonye siko ari njyewe ramutse ari njyewe wabonye ibyo bintu uramukobwa nahita mureka burundu nkamwihorera kuko amaze kukumenyera amana amaze kukugira nkaho arimo aragukoresha tu ari njye namureka nkamwihorera n'agasuzuguro birenze agasuzuguro live n'amaso yanjye ntabwo nakemerera wongeye kubura mama wanjye noneho kandi we nagize amahirwe nk'aba mufite ntabwo najya mu cyaro kwa mukecuru warangije kumuka mba nakwihoreye navuze neza natangiye nje neza ngo tuvugane nzi ngo ndavugana n'umuntu kumbe mba nibagiwe ko mvugana n'icyo nazi ntaba umuntu nabucyo ufite uno uratekereza urashaka ngo nzaba akabarore hano hanze abantu bose ngenda ncaho bavuga dore wa mama ufite urwana rw'urumuga rugi niko ushaka kumbaho hanyuma kuba ubuzima bwanjye bwarapfuye kubera wowe urumva bukomeze bupfe mfite naho kugushyira nanjye ndi muri ubu buzima ari wowe wabumaye ziba umuntu ntakavuge ngo niki mugakigira icyo gisubizo nkawe uravuga iki njyewe nta mahitamo na make nkuhaye nta nubwo ndimo kukugisha inama kuko ubundi se wowe inama za kuvamo n'izihe hako umuntu amugara umubiri yarenze akamugara n'umutwe wajya ngo nta nubwo utekereza njye ndimo nakugira neza ngo umanuke usange mama ntabwo nkujugunye ngakurere ngo warangiza ukajya kwigira gutyo navuze ngo ziba singavuge musubire muvuga amateshwa nashaka no kumva nabyo ni faveri mugiriye nta kindi kintu ndenzaho ku byo mvuze nta nubwo ndimo kukwinginga sindimo no kugusaba wowe nta kintu umusaba na gito urashaka ngo iyi karitsiye yose bazamenye ngo mbana n'ikimuga mu nzu icyana gicaho n'icya wa mugore nakubwiye ko nkunda ubuzima bwanjye kuruta ikindi kintu cyose kibaho nta n'ikintu ushaka kuburana nawe ibyo mvuze nibyo reka nze mpamagare mama nta kindi wowe mvugana nawe manujye kandi reka nkubwire ibyo tuvuganye iri hagati yanjye nawe nta nubwo nshaka n'irindi jambo urenzaho na rimwe komeza winwigiriza nakubwiye ngo ni njyewe ugena ukubaho cyangwa mujugunye isuri Baby. Who's that? It's me. Baby. ariko wowe uzi ko utagira ubwenge niyo shitani ikuzanye hano Nyine. Ibintu ashobora gusaba imbabazi. ibyo gutera imbabazi ahita sohoka mwana Babanje ukanywa imbabazi nanjye nakubeshya ntabwo nzi ibintu byabaye. wiki Nyine
Bebe nukuri mbabarira bizi ndagukunda. ariko icyo gitwe cyawe urumva watinyuka ukaza imbere yanjye gutyo ese gusaba imbabazi Mbabarira kuko ubizi ibintu ubizi usubizwa mukunda koko. Chelsea katwumvikana akantu gatoya izo mbabazi sishaka no kumva iryo jambo nakwiboneye gutya n'amaso yanjye jewe ugatinyuka ukamwe ngo ntabyo wari uzi se gute no kuvuga ngo ibyo bintu usanzwe ubikora si rimwe si kabiri si gatatu ceceka si rimwe si kabiri si gatatu sishaka kuzongera kumva habe na gato n'ifunguzo zanjye zimpereze